Reka nkwifurize ibihe byiza uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Toza TV cyo gukorora kizi, kanda subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Namakuru ababaje ndetse ateye n'impungenge abantu benshi bakomeje kugaruka ku mbuga nkoranyambaga. Umunyeshuri w'Ikarongi akurikiranyweho gutema abarimu babiri neza yabafasha arabatema abasigira akuka kanyuma. Ese byaba byatewe n'iki? Ese uyu munyeshuri ni wahehe, ni wahagana he? Ese kuki yahisemo gutema abarimu byatewe n'iki? Ese bari bafitanye amakimbirane? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Uyu munyeshuri yitwa Byiringiro Innocent cyangwa Sinosa, ni umunyeshuri w'imyaka 17. Urumva ko yarakiri umwana rwose imyaka 17 kugira ngo afate icyemezo cyo gutega abarimu batashye kugeza aho batemagura akabasigira kuka kanyuma. Urumva ko ni ibintu bibabaje ndetse biteye n'agahinda. Ni umunyeshuri w'imyaka 17 mu karere ka Karongi, ariko ubu ngubu ngo yamaze gutabwa muri yombi akekwaho gutema no gukomeretsa abarimu babiri. Ibi rero byabereye mu mudugudu wa Muciro, akagari ka Gisiza, n'umurenge n'ubundi n'ubugabano ku itariki 9 Gashyantare 2026. Ibi ngibi niho byabaye mu masaha rero ngo ya nimugoroba cyajya abarimu baba batashye ndetse n'abanyeshuri. Uyu munyeshuri ngo yatashye amaguru yabangira ingata, noneho agera mu rugo bamubajije ati ese kuki utashye kare, ndetse ko uyu munsi utashye mbere y'abandi banyeshuri. Ntiyagira icyo asubiza ababyeyi bari kumubaza. Icyo yakoze ngo nuko yafashe umuhoro wari uri aho ngaho, maze yongera gusubira mu nzira ajya gutega abarimu bari batashye. Ngo nta kindi bavuganye rero, ngo yategereje ko abo barimu ngo bataha cyangwa se banyura muri izo nzira n'ubundi yari yabategeyemo. agiye kubona barahingutse, ubundi si ukubatemagura karahava. Umwe ageza naho ajya kuhasiga ubuzima, ariko Imana ikinga ukuboko. Abo biganaga bavuga ko ibi ngibi rero ngo byabaye nyuma y'aho uyu musore yari ari mu ishuri ahetse igikapu. Mwarimu aramubwira rero icyo gikapu uhetse mu mugongo gikuremo uko kiri kurangaza abandi banyeshuri. Uyu mwarimu rero n'ubundi yakomeje kwigisha bisanzwe, ariko n'ubundi uyu munyeshuri akomeza kuvuga ko amusereje imbere y'abandi banyeshuri. N'ubundi bimwanga mu nda ndetse agira n'umujinya mubi cyane. Igihe cyo gutaha n'ubundi amaguru yabangira ingata ajya gutega abo barimu. Ikibazo kiri kubazwa ahubwo ngo nuko aba barimu ko byakozwe n'umuntu umwe, none bikaba uyu munyeshuri akaba yatemye abarimu babiri. Ese byatewe n'iki? Ibi rero babibonye abarimu ndetse n'abandi banyeshuri bari kumwe batashye bahise batabarira hafi, ariko n'ubundi uyu munyeshuri yakomeje kubatemagura kugeza naho umwe atabasha kugenda. Noneho aba barimu n'ubundi babonye ko n'ubundi uyu munyeshuri ari seriye kandi ari ibintu yari yapanze, bakuramo akabo baraguruka. Abatemwe rero ni Habineza Donate watemwe mu ntoki, Uwizeye Fabien we ngo yatemwe ku kaguru neza ngo karenda gucika. Bombi bagiye kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Rugabano. Umuyobozi wa JS Irubona yabwiye Igihe ko Fabien ari we wababaye cyane, none akaba yagiye ku kigo nderabuzima. Byiringiro rero ngo yari umunyeshuri usanzwe n'ubundi wabatemye, yari umunyeshuri ngo usanzwe ngo utagira amahane. Rero ngo aya mahane sinzi aho yayakuye, ariko umunyamabanga w'ibikorwa mu murenge wa Rugabano kuzabaganwa Vedasta yabwiye ko aya makuru n'ubundi bayamenye, ndetse agira n'ubutumwa agenera abanyeshuri ndetse n'abarimu, aho yagize ati umunyeshuri wakomerekeje abarimu, inama tugira abarezi cyangwa se buri muntu wese bakwiye kurangwa n'ikinyabupfura ndetse no kubahana. Ukekwaho rero afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu murenge wa Gashari, ahangaha ni mu Birambo. Ezere ko aba barimu rwose Imana iri bubarengere bakire bongere basubire ku kazi. Ikindi kandi uyu munyeshuri wafashe icyemezo kibi cyane nawe azabihanirwe by'intangarugero, kuko ni ubugome bwa kinyamaswa kandi bubabaje buteye n'ikibazo gikomeye kugezaho cyangwa se umunyeshuri
afata icyemezo cyo kujya gutegera abarimu mu nzira batashye, urumva ko ni igikorwa cya kinyamaswa cyane. Uyu munyeshuri agomba guhanwa yihanukire ndetse akabazwa n'impamvu yabikoze cyangwa se n'ikintu cyabimuteye. Mwakoze cyane, bienvenue kwizera niko nitwaye nitoza TV, nizere ko mumeze neza.